Ese Ambassadors Christ of Choir yabirangije urugendo rwayo cyangwa se yabiruhagaritse? Reka turebe rero amakuru ari kuyivugwaho. Iyi ni korali Ambassadors of Christ Choir ibera mu gihugu cy'u Rwanda, ubwo niho ituye niho ikorera, noneho ikaba ikorera mu idini ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi. Ikaba yaratangiye ku itariki 3 z'ukwezi kwa 2020 nako ikaba yaratangiye ku itariki 3 z'ukwa 2 mu 1995. Ikaba imaze imyaka 30 ikora. Ambassadors of Christ Choir rero ni korali itanga imiziki ku mbuga zitandukanye nka za Spotify ndetse na YouTube, akeshi ibanda kuri YouTube. Iyi korali rero ifatwa nk'ikorali ya mbere hano mu gihugu cyacu, kuko ni korali ikurikirwa n'abantu benshi ku rubuga rwa YouTube, aho ikurikirwa n'abantu miliyoni n'abantu 400,000 bayikurikira ku rubuga rwa YouTube. Rero iyi korali abantu benshi ari kwibaza ati yabirangije urugendo rwayo cyangwa se yabigikomeje. Reka tureberera hamwe amakuru yose. Bagenzi rero nagira ngo mbanze nkubwira ati nimba utarakora subscribe gikora ubundi dukomeze. Iyi korali rero Ambassadors of Christ Choir ni korali ikomeye cyane hano mu gihugu cyacu, kuko yafunguye imipaka hose, iragenda iririmba ahantu henshi cyane, ndetse no muri Tanzania ijyayo, iririmba muri Kenya, za Uganda n'inaha mu Rwanda iraharirimba, ikora ibitaramo bitandukanye, bituma iza ku mwanya wa mbere hano mu gihugu cyacu ku makorali yose ahaba, tutagendeye ku madini, kuko nubwo wajya mu madini yose iyi korali yagomeza kuganza. Korali Ambassadors of Christ Choir rero irimo umukobwa ufite impano cyane ukunze kwitwa kayoboye abandi mu majwi yo kuririmba, yitwa Uwera Sarasanyo. Igituma rero abantu benshi bibaza yuko korali yabigiye gushwenyuka cyangwa se yabirangije urugendo rwayo, nuko uyu mukobwa Uwera Sarasanyo hari abatangiye kujya babona indirimbo ziwe ku rubuga rwa YouTube ndetse n'izindi mbuga, ababona ko atangiye kujya asa nk'umuntu uri kwikorera gukora ibihangano bye ku giti cye. Gusa ibi ngibi byaje gutuma benshi babikeka yuko ashobora kuba ari wenyine agiye kwivamo, bityo bigatuma korali igenda igabanya urugendo rwo kubaho. Ikindi kandi iyi korali Ambassadors of Christ Choir ni korali yaje gukundwa cyane n'igihugu cyo muri Kenya, kuko bigaragara no kuri comment batanga abanyakenya, rwose batanga comment zubaka cyangwa se zigaragaza ko bakiranutse ndetse banabitsa agakiza mu mitima yabo binyuze muri iyi korali Ambassadors of Christ Choir. Iyi korali rero yaje gusohora indirimbo yari ikomeye cyane yitwa Nimekupeta Yesu, ngira ngo murayizi. Nimekupeta, iyo ndirimbo yaje kugira miliyoni zigera muri 41 cyangwa se 40 hagati aho. Iyo ndirimbo rero iza guhita ifungura imiryango, ambasada iramenyekana mu gihugu ndetse no hanze yacyo, ubwo ndavuga mu Rwanda ndetse no mu karere. Iyi korali rero irakundwa cyane. Uyu munsi rero ni korali ikomeye cyane kandi ifite ibigwi bikomeye, kuko iri muri korali ibarwa nka korali ikomeye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kuko ariyo korali ifite ubunararibonye ndetse no mu kuririmba, ikaba ihozaho kandi ifite umurimo mwiza. Ni korali yatumye abantu benshi basubira mu Mana, barakizwa, barayikunda cyane, bayihoraho kandi bayishikamaho. Ndakeka nawe uri kunyumva warayikunze cyane kandi ukikomeje kandi ugishaka ndetse no kumva indirimbo zabo. Rero bano ino korali cyo nakubwira cyo nago irashwenyuka, ahubwo ikomeje urugendo rwayo kurwana kugira ngo barwanye umwanzi Satani, ahubwo bakomeze bigisha ijambo ry'Imana binyuze mu ndirimbo. Barakomeje. Uwera Sarasanyo naharajya arahari kandi aragira ngo atange ibintu byose bisabwa muri iyi korali kugira ngo korali ibashe gutanga umusanzu ukomeye. Rero iyi korali akandi kantu k'ingenzi natagenda nababwiye nuko yakoze igitaramo, itwara ibihembo by'uko ari korali ikomeye, igihembo cyo muri Isango na Music Award yigize kucyitabira. Ikindi kandi iyi korali yaje ku gicuduhigo, kuko abantu benshi bavugaga yuko bakijijwe kubera yo, kandi uretse no kuvuga ko ari abo mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku isi yose barabigaragazaga. Rero ndetse n'umukobwa barimo ufite igikundo cyitwa Sarasanyo, umukobwa uzi kuririmba ndetse akaba azi kugaragaza nyine ijwi ryiza mu miririmbire yabo, ibintu bikaza kugenda neza. Korali Ambassador rero ni korali yaje kugihura n'ibibazo bitandukanye, kuko yigize gukora urugendo rutuma bahapfira abagenzi babo, kuko batakaje abantu b'ingenzi cyane igihe bari bakoze urwo rugendo. Bavuye mu rugendo
rubavana mu gihugu cy'u bari bakoze urugendo nyine ruva mu kindi gihugu rwinjira mu Rwanda, biza kurangira bahuriyeho n'impanuka. Iyo mpanuka rero ituma bahaburira bagenzi babo bari mu iyo vugabutumwa. Rero iyi Ambassadors Christ Choir ntiyabibagiwe ngo ibaterera iyo, ahubwo yabahangiye indirimbo nziza bayise ngo kuki wabyemeye. Iyo ndirimbo imaze igihe, wagenda ukayumva. Mugenzi wanjye rero cyangwa inshuti yanjye, ndagusabye ngo ukore subscribe kandi mbabara ubinkorere, nurangiza unasharinga ino video benshi bamenye amakuru meza ndetse bumve uko ibintu bimeze, ndetse ufungura inzogera usharinge, unakorera like kugira ngo tujye tubana buri gihe. Ikindi kandi ntiwibagirwe no kuba wayisharingira abandi bantu kugira ngo bagukure amagambo y'ibinyoma avuga yuko iyi korali ishobora kuba igiye gushwenyuka. Mubwije ukuri yuko iyi korali igikomeye kandi ihari ku bwawe ndetse no ku bw'Imana, izakomeza kugira ngo iduhe ibyiza. Murakoze. Ni korali yacu dukunda cyane, Ambassadors of Christ Choir.